Yesu nashimwe inshuti z'Imana bashuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ijambo ry'Imana nanone nk'ibisanzwe uko dusanzwe duhora tuganira ijambo ry'Imana. Nitwa Pastor Placide, ndi umushumba muri House of Healing. Ndashimira Imana yuko yampamagaye, kandi ndashimira Imana yuko inkoresha, kandi ndashimira Imana ko ikorera muri jyewe. Ibyo ni ibintu Imana ikora, niba Imana ikora ku bushake bwayo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yatunse mu bise by'amaraso ya Yesu Kristo. Kugira ngo turonkemo n'ubushake bwayo ntago ari ubwacu. Kugira ngo dukizwe si ubushake bwacu n'ubw'Imana. Kugira ngo agakiza kaze si ubushake bwacu n'ubw'Imana. Icyo twe dukora ni iki? Ni ukwakira agakiza no kwemera agakiza ko kaba muri twebwe no kugatunga muri twebwe. Imana yacu nishimye rero mu iki gitondo cy'umunsi cyo ku cyumweru. Ndashimira Imana ko yongeye kunyemera ko ngira ijambo mvuga ahangaha kuri Jesus for Everyone, aho turi buhurire hose. Kandi ndashimira Imana n'ukuri ko impaye akandi. Iyo umuntu abyutse mu gitondo akabasha kugira ikintu akora, hari abandi bantu batari bugira ikintu bakora, hari abantu bageze hano bacicekerwa, hano bashoje urugendo rwabo, ariko ngiye Imana impaye gukomeza urugendo. Nawe yaguhaye uwo mwanya kuba uri bubashe kureba iyi video, nuko Imana yaguhaye umwanya wo kuyireba. Ntago ari impanuka, nuko hari icyo Imana ibona ko hari icyo wakwiga, hari icyo ishaka kumenya, yashaka gukomeza kukwigisha mu bundi buryo. Imana yacu ishimwe, kandi Imana yacu yabwa icyubahiro. Reka dusenge rero kugira ngo umwuka w'Imana abane natwe mu byo dukora byose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abarwa n'umwuka n'Imana w'Imana, kandi ngo ahatari umwuka w'Imana abantu bigira ibyigenge. Haleluya! Ntabwo rero tukwiye kubibyigenge, ahubwo tugomba kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Reka nsenge kugira ngo dutangire ijambo ry'Imana. Mana gushimira guhimbaje kuri Imana nziza, no gushimira kuri Imana ishoboye byose, no gushimira kuri Imana itegeka bikaba bigashoboka. Kuri iki gitondo cy'umunsi Mana nyine ndagushimiye kongeye kumakanya kuganira n'abana bawe watoranyije ku ijambo ryawe. Reka nanjye ubane mu izina rya Yesu Kristo, umwuka wawe amanekeho, kandi atamiza n'uko ntaba ari jyewe, ahubwo uboneke muri jyewe, kuko ni wowe jambo, kandi nawe jambo ry'ukuri. Reka unkoreremo ubwiza bwawe bungaragareho mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira amagambo y'Imana turi buze gusanga mu gitabo cya Matayo ibice ni 11. Tugiye kumva umugabo wita Yohana ahamiriza Kristo, avuga kuri Kristo, avuga umubatizo Kristo azaza kubatiza. Hajya habaho umubatizo w'abantu, hakaba n'umubatizo w'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku mubatizo w'Imana, tugiye kuganira ku mubatizo wa Kristo. Umuntu wabatijwe umubatizo wa Kristo, amahirwe bafite ni umubatizo wa Kristo wariwo. Yohana yavuze neza hano, abo ngewe ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibikwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Ni uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Intara ye iri mu kuboko kwe, kandi azeza imbuto cyane. Haleluya! N'amasaka azayahunika. Haleluya! Uyu ni Kristo Yohana yavugaga. Yavuze ngo ngewe ndababatirisha amazi, ariko uzaza hanyuma azababatirisha umwuka wera n'umuriro. Haleluya! Habaho umubatizo w'amazi, hakaba n'umubatizo w'umwuka wera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abamarayika bagize imiyaga, ngo ariko abagaragu b'Imana ngo bahindura umuriro. Yohana baravuga ngo ngewe ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibikwiriye ko napfundura udushumi tw'inkweto. Niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Haleluya! Ndumva afatije Kristo yaje kugira ngo atubatirishe umwuka wera n'umuriro. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo abamarayika bahinduye imiyaga, ngo ariko wowe umuntu w'Imana, ariko jyewe umuntu w'Imana, ngo aduhindura imiriro. Iyo wakiriye Kristo mu buzima bwawe, wakiriye umuriro, kandi umuriro ugomba kwaka rwose, ugatwika, ugakongora imigambi ya Satani, ugakongora imigambi y'abaruzi, ugakongora imigambi mibi yose y'imyuka mibi iba igaragara ku isi, kuko nicyo kintu tubereye. Ntabwo tukubereyeho kugira ngo tube turi aho gusa, ahubwo tukuribereyeho kugira ngo dutwike. Uwo niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Ku munsi wa Pentekote ngo buri muntu wese ngo yabonetsweho ururimi rw'umuriro, ngo buri wese yambarize imbaraga. Umugabo witwaga Petero ngo arahagarara agabwira abantu bavuga ngo bumva bavuga indimi, bavuga ngo basinze, ngo wa wundi mwishi mukamubamba ni ukoze ibi ngibi, kubera imbaraga z'umuriro. Haleluya! Noneho umuriro utuma abashinja. Ubundi yarihishaga. Hari aho Petero igihe cyarageze, murabyibuka, Yesu bamufata
baramujyana bageze ahantu Petero akurikira ageze ahantu ati ariko wari umuje ubivuze uyu muntu ngo nigeze kubona ari kumwe na Kristo ari kumwe na Yesu ngo Kristo ni ngo baraza ari Kristo ngo Petero avuga reka umuntu ntandukanye na Musa amwihakana inshuro eshatu zose ariko Kristo yana nabimubwiye ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo azababatisha umwuka wera n'umuriro ku gihe cy'umwuka wera umaze kugera kuri Petero arahagarara arahamiriza aravuga ngo urya mwishe mukamubamba arabashinja kuzi gushinja umuntu urya mwishe mukamubamba ni ukoze ibi ngibi n'ubundimo niwe no kumvugiramo kano kanya kubw'imbaraga z'umuriro zindimo ziwe niyo mpamvu ndimo mbabwira ibi ngibi umwe mwishe mukamubamba uwo Yohana yari yarahamirije agahamiriza yuko azaza ku isi akababatirisha umwuka wera n'umuriro niwe uzabundusha ubushobozi ari nawe uri kunkoramo kano kanya ndagira ngo nshuti yanjye muri iki gitondo cy'umunsi cyo ku cyumweru nongere guhugurira ngo saba imbaraga z'umuriro muri wowe imbaraga z'umuriro zageze muri wowe ibigeragezo biraza bigasanga ukomeye imbaraga z'umuriro zaje abadayimoni baraza bagasanga ukomeye imbaraga z'umuriro zaje abarozi barabohereza ibirozi bagasanga umuriro uraka. Haleluya. Saba Imana imbaraga z'umuriro, saba Kristo imbaraga z'umuriro arazifite ngo niba uzabatirisha umwuka wera n'umuriro ushobora kuba waratijwe umubatizo w'umwuka wera ariko hakaba hakenewe no kugira ngo ubatizwe mu muriro utwike ukongore. Haleluya. Harageze kugira ngo ubatizwe umubatizo w'umuriro. Nta mpamvu yo gukomeza twumenyerwa n'abadayimoni, nta mpamvu yo gukomeza kumenyerwa n'abantu bambaye ubutenge butuma ivungu b'abapfumu undi biranibiki. Ufite Imana, ufite Kristo. Yesu yavuze ngo musabe muzahabwa, mukomage muzakingurirwa. Ariko ngo nuko iki? Ngo impamvu musaba ntimubone ngo nuko musaba nabi. Abantu barirwa basaba ibiryo, barirwa basaba ibiki, barirwa basaba iki, barirwa basaba iki. Ntago basaba imbaraga z'umuriro. We have to burn. Gutwika, ugomba gutwika ugakongora ikintu cyose kikurwanya. Uzaza hanyuma ndusha ubushobozi kandi ngo yaraje. Tegereje iki? Musaba imbaraga z'umuriro zo gutwika, zo gukongora. Nicyo kintu usigaje ugomba gusaba Kristo. Genda babatirisha amazi. Nanjye ubwanjye nakubatisha amazi, ariko Kristo we yufite Kristo warakire Kristo muri wowe musabe imbaraga z'umuriro. Girabwiye abigishwa baragati mugende mutegereze umwuka wera muzabone kujya kumpamiriza. Baragutegereza umwuka wera maze kuza, ntabwo yizabira ngo noneho rero ngo umwuka wera yaje ubone musoka. Iyo umuntu umuriro wamaze kumwakamo ntabwo bisaba ko bamubwira ngo ujya gukora umurimo w'Imana, ahubwo we yumva ko igihe kigeze kuko umuriro waje. Genda babatirisha amazi, ariko uzaza hanyuma azababatirisha umwuka wera abongereho n'akanyuzangendo bita umuriro. Umuriro w'Imana tumujya gukorera Imana abantu bakakwita umusazi bakavuga ngo ibintu abamo n'ibiki ariko kubera ko wabatijwe n'umuriro. Impamvu ukibaza ngo biriya bintu n'ibiki nuko umubatizo wabatijwe ari uw'amazi. Shaka ukuntu wabatizwa mu muriro w'Imana, umuriro w'Imana ube muri uture muri wowe. Ntabwo uzigera utumukunda, ntabwo uzigera utuma utuza, ntabwo umuriro uzigera utuma ukunda kwicara ngo witurize. Umuriro w'Imana uraza ugakora imirimo n'ibitangaza mu buzima bwawe. Yavuze ngo impamvu musaba n'imwabwa nuko musaba nabi, ngo kandi ibyo musabye mugashaka kujya kubyayisha ibyirare. Ntabwo Imana yaguha umuriro ngo wayishira ari ryawe. Umuriro ni wo gutwika abadayimoni. Murwanye Satani azababuza, mwegere Imana izabegera. Warwanye Satani gute udafite umuriro wo kumutwika? Ahari umuriro nta kintu gipfa kumenyera kuhagera, kuko cyo kivuga ngo ntashya. Aravuga ngo ubwo ni uzababatirisha umwuka wera n'umuriro, umuriro ukaba muri mwebwe, umubatizo w'umuriro ukaba muri mwe, mukajya muhora mwaka umuriro, mukajya muhora mutwika. Kandi ijambo nababwira avuga ngo abamarika bagize imiyaga kugira ngo bajye baguruka babe imiyaga, ariko ifata abana abagaragu bayo bahindura imiriro. Uri iki? Umuriro, uri amazi, uri ibishanga, uri inkwi zigize. Ugomba kumenya ahantu agira ngo ubaze ngo wowe witekereje wowe watijwe wowe mubatizo, ahubwo se ni wowe mubatizo ukeneye kubatizwa wowe mubatizo. Yesu niwe ubasha kukubatiza umubatizo w'umuriro, akakubatiza umubatizo w'umwuka wera. Umwuka wera yamara kukuzaho akakwatsamo umuriro,
umuriro wo gukora umurimo. Niyo mpamvu uzabona abantu bamwe na bamwe ushobora badasubira inyuma, bahora bavuga ngo abantu bagushinja bavuga ko hari bitagenda hari abantu bigize abagenzuzi, ariko ntasubire inyuma kubera ko yabatijwe umubatizo w'umuriro. Ntabwo ari igitangaza kubona abantu bashobora kutakumva, kuko na Kristo ntiyigeze amubwira, baravuze ngo ubwo bageze bati igiti kibisi icyumye bazakigira bate. None se niba bakubise shebuja uwo mugaragu bizagenda bite? Nshuti yanjye, ukeneye ubundi mubatizo, ukeneye kubatizwa mu muriro, ukeneye kubatizwa mu Mwuka Wera, ukeneye gucana umuriro kuri ku buzima bwawe. Iyo umuriro wakugezemo utegeka dayimoni zigahunga, dayimoni z'uburwayi, dayimoni z'ibyaha, dayimoni y'iki byose, izo zose zikava ku muntu. Ukeneye umuriro. Yaravuze ngo musabe muzahabwa. Ni igihe cyo gutangira gusaba imbaraga z'umuriro, kuko igihe tugeze mu gihe gikomeye. Satani uvuga ngo uko abarinzi bahindura ubwenge niko inyoni zihindura ubundi. Satani yahinduye imikorere, nawe ugomba guhindura indi mikorere ukagira izindi mbaraga zijyanye n'igihe tugezemo. Igihe tugezemo ni igihe cyo gucana umuriro, utitaye uko abantu bawubona, ahubwo witaye uko Imana ibibona. Mwana w'umuntu arakubwira ngo ibi bikora, yarangiza akavuga ngo yango n'ubundi ngo nabonaga ntabyo ashoboye, ngo ubundi ava ku nama z'abantu. Gisha Imana inama, tiga twumva icyo Imana igushakaho. Menya neza ko Imana ariyo mushuti yawe ya mbere. Imana inshuti idashobora kugusiga, yandi bagushyira mu mva ikajyana nawe, yandi bagutamu mu bitaro ikajyana nawe, bagusura bakakuriraho amaserifi, bamara kukuriraho amaserifi bavuga ngo twagusuye, bariza kuriho amaserifi bakigendera igasigana nawe, ugatangira kugenda ukira batari kumwe nawe. Wamara kubyuka ku buriri bagavuga ngo Imana ishimwe twarasenze, amasengesho yarafashe. Twavuga ukuri cyangwa abeshya. Ariko iyo ufite umuriro w'Imana, aho waba uryamye urakomeza ukaka. Umuriro ibya nyungu amavuta ntashire, umuriro ntuzime, umuriro ntukazime muri wowe. Umuriro w'Imana dukomeze usaba Imana ukomeze kuba muri wowe. Aho wicaye umuriro ujye waka, usingiza Imana mu mutima wawe, ushima Imana mu mutima wawe, usenga Imana mu mutima wawe. Erega guterana no kubana n'Imana no gusenga ni ibikorwa bihoraho iteka ryose. Uramye Imana mu mutima wawe, kuko umuriro w'Imana ntabwo ushobora gutuza aho waba uri hose, naho yaba itorero ryawe ritarafungura, naho waba utarabona uburyo bwo gusenga, ariko umuriro w'Imana uri muri wowe ibintu byose bikora. Mwifurije gutunga umuriro w'Imana mu buzima bwawe, nshuti yanjye. Muri iki gitondo nibyo mwifurije, kandi nanjye nibyo nifuza. Numva ashaka ko Imana yankoresha mu bundi buryo burenze ubwo ndi gukoramo muri iki. Imana yacu nihabwe icyubahiro kandi ishimwe. Ndabakunda mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Pastor Placide, nari ndi kwigisha ijambo ry'Imana ryo kugira ngo dutunge imbaraga z'Imana n'umuriro w'Imana muri twe, tubashe gukomeza urugendo tuzasoza amahoro. Imana yacu ni umugisha kandi kugereza aho uri hose mu bice bitandukanye. Imana ikurwanira intambara zose zaba ziri imbere yawe, kandi gushyiraho ubwiza n'ubudahangarwa mu bintu. Umwaka wa 2020 wabaye umwaka ugoranye, ariko ku Mana nta gikomeye kibaho, kuko ibasha kurinda ibintu goye n'ibyoroheje. Izo byose ni imbaraga zayo. Imana yacu ishimwe. Imana gushimira gwimbaje kuri Imana nziza. Ndasengera umuntu ukurikije ijambo mu izina rya Kristo, ndamusengera imbaraga z'umuriro zimumanukire mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zo kwera, imbaraga zo gukiranuka, imbaraga z'umuriro, imbaraga z'ubutsinzi, imbaraga zo guhangara ibyamuhangaraga, imbaraga zo gutinyuka ibyamutinyukaga. Umuriro wawe nubakeho, uko wavuze ngo abagaragu bawe bahinduye imiriro, ariko ngo amarayika bagira imiyaga. Reka rero utwike, ukongore, utwikire mu bantu bawe, kandi wakoreremo mu buryo budasanzwe. Muri iki cyumweru cy'umunsi, Mana nyir'ingabo, tuzatangira ikindi cyumweru, uzabana n'abantu bazaba bari mu kazi, bazaba bari mu buzima busanzwe butandukanye, imbaraga zawe zibuzure. Ibyo byose Mana mbisabye Imana Data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nshuti zanjye, shalom shalom. Imana ikomeze kubagira neza kandi ikomeze kubaha umugisha mu buryo budasanzwe mu bihe nk'ibi ngibi. Ibagirire neza, amen.